kambaza ikibazo cy'amatsiko. Ari ugusaba imbabazi no gutanga imbabazi, igikomeye ni iki? Ejo nzababwira ibimenyetso 7 byerekana ko umuntu wamuhaye imbabazi kandi utarazimuhaye. Kera hari imfunguzo z'amaserire zagiraga amenya 3, muri kuzireba amenya 3, muri kuzibuka. Ndakorogoshora iginyo rimwe ndarihongora. Batashe bwije mama tizana imfunguzo, bari bwije nyine mu mwijima ndagenda ndazizana ndarumuhereza, arakingura biranga akuyemo ati rwarufunguzo ndaruvuga, ati ndarihongoye rya ginyo, reka da ryahongo ntuzuko ryahongotse koko. Papaje aramubaza ati rwarufunguzo ndaruvunye, abamuteye inshe 2 ari nje babiteye. Ndahora ndaceceka, maze kwakira ubutumwa jirambwira ngo watumye nyoko bamukubita, ngomba kujya kumusaba imbabazi. Nagiye ndajyayo ngicarana nawe nkamureba, ibyumweru bibirangira ntarashobora kubivuga. Bane nimwe mubwira arahita nkubita umwuko tu. Munsi umwe ndiharabuka nti uyu munsi ndabivuga, ndamasha nababwira nti ndi kugusaba imbabazi. Umugoroba twongeye gushima Imana ko twiriwe ahatandukanye muri gahunda n'imirimo itandukanye. Imana ikaba yongeye kuduhuriza hamwe turi itsinda rinini, nihabwe icyubahiro. Shimiye abaririmbyi bahimbaje Imana mu ndirimbo, Imana ibongerera impano kandi izaba yo kuririmbira kuri ya nyanja y'ibirahuri. Tugiye kwiga icigisho cy'ubuzima gatoya. Muri umugoroba ngiye kubabwira ingingo ivuga ngo kwirinda kurya udatuje. Mu bintu bimwe bitwangiriza, ndetse ko abantu babyibazaho byinshi, igihe umuntu arakaye, umuntu afite agahinda, umuntu afite umubabaro, afite ishavu, intimba, ntabwo agomba kurya muri ibyo bihe. Murabaza ngo none se yakwicwa n'inzara? Sibyo? Iyo mibabaro n'ako gahinda iyo umuntu abiririyemo bitera akaga ubuzima. Impamvu turi abakristo, kimwe mu by'ubukristo bumara ni uko butuma twitwara neza mu bibazo. Bwo nicyo turusha abandi. Dufite indirimbo ivuga ngo uhagarikiye ku mutima bibwire nde? Yego. Kurya uremerewe, kurya ufite agahinda, kurya ufite ubwoba, kurya uhangayitse, ibyo kurya rwose byakugwa nabi. Bahanga baranditse ngo ako gahinda ufite ari imisemburo mibi ibiri mu mubiri. Iyo rero uriye ufite izo ngorane mbabwiye zitandukanye, iyo misemburo yivanga n'ibyo kurya uri kurya, bikazakuremera imico itari myiza. Hari ibintu kera nabonaga, niba n'ubikibaho ntabwo mbizi, umwana akamera nk'aho akoze ikosa runaka, nyina akamukubita, umwana akarira, yarira ukabona afashe ibyo kurya ngo ngaho nikirye vuba se. Umwana akarya asepfura, ngo n'uburozi, ubu uri umugome bikomeye. Arimo arasepfura ukamuhata iki? Ibiryo. Ibyo ndi kuvuga byabagaho, ubu se biracyabaho? Wega we. Arimo arasepfura n'ikiniga ukamuhata ibiryo.
wa mubabaro n'agahinda afite birivanga n'ibyo biryo byose abirye. Natwe iyo dufite ibibazo rero n'imibabaro tukarya bitugwa nabi. Kansoma isomo ryerekana uko tugomba kurya tumeze mu mubwiriza igice cya 9. uko twari dukwiriye kurya tumeze, reka mbishire mu nteganyo. Twari dukwiye kurya tumeze gutya. Mubwiriza 9 umurongo wa 7 haranditse ngo igendere wirire ibyo kurya byabo wishimye, ngo ugenze ute, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Umuntu agomba kurya ibyo kurya yishimye, akananywa anezerewe. Bimwe rero mu bintu bitwangiriza ni uko umuntu aremerewe, ahangayitse, afite ibibazo, ataguwe neza, adatuje, akarya. Kandi mu mategeko y'ubuzima iyo umuntu adatuje apeti iragenda. Kindi ndavugaho, bantu muba mu miryango yagutse, mujye mwirinda kuzana ibibazo abantu batararya. Hari abantu batera mbutiyaje mu rugo, batangira kuzana ibibazo abantu batari birire. Dusome Yohana 20:15. Tuzazana ibibazo ngo bitura abantu batararya. Yohana 20:15 haranditse ngo nuko bamaze kurya. Bamaze nibwo Yesu yabajije Petero ko amukunda, ariko bamaze kugira gute? Mujye mubanza mugaburira abantu, mubabaza ibibazo nyuma. Hari abantu bakunda kuzana ibibazo. Narababwirije ndababwira ngo mu mategeko y'umuryango mujye mwirinda kuzana ibibazo nimugoroba. Bazo babiganiraho mu gitondo, ntabwo biganiraho nimugoroba. Hari abantu bakunda kuzana ibibazo byabavunnye bagatanga raporo nimugoroba. Abantu barananiwe, bafite ibitotsi, barashonje, ihangane baryame basinzi. Ikindi mu mategeko y'ubuzima, iyo umuntu ananiwe avuga neza. Nta muntu unaniwe ukemura ibibazo. Abantu bari mu ngo rero n'abatarahanga muzabiya bihangane, ibibazo bivuge bukeye. Hari abantu bafite imico nk'iyo ngiyo, bagakunda kuzana ibibazo bwije. Kandi iyo bwije imibiri yacu birimo imisemburo yo gusinzira. Hari igihe rero umuntu aba yimereye neza, bakagutura ibibazo, ibitotsi bikakuguruka, ukararureba, araguhemukiye. Kurya rero ni igihe kigomba kuba icy'umunezero. Nimugoroba nababwiye ngo hari amagambo abantu batavuga bari hehe, nanga mwabyibagiwe. Hari amagambo abantu batavuga bagiye kuryama. Hari amagambo atemere kuvugirwa mu cyumba turyamamo. Hari amagambo batavuga ku meza turi kurya. Hari abantu rero batazi igihe baravugira ibintu, nubwo waba uri kuvuga ibiribyo ushobora kubivuga mu mwanya utari wabyo, bigatuma abantu batamera neza. Mu bintu rero bidutera akaga ni ukurya ufite umubabaro, karya ufite agahinda, karya uremerewe. Byo kurya ntabwo byakugwa neza. Iyo bikomeje gutyo bigutera uburwayi kandi abaganga batavura. Indwara ntabwo bayivura. Tujye twihangana rero turye. Ntanze umwanya y'ibibazo, mwambaza ibibazo byinshi ndi kubibona, ariko ntawo ndabaha. Hano nabonye hari ibibazo bikaze, ntabwo nawubaha. Nakwiyamagara Sakabaka, nabaho umwanya w'ibibazo. Mwambaza ibibazo ntashobora. Gusa ikizima ni uko dufite Yesu tugomba kuboneramo umunezero. Kandi iyo stress ikugezeho ikagukubita ikaguhonda, uba ufite kwizera kurwaye. Iyo umuntu afite kwizera kuzima, kwizera kugenda hejuru ya stress, kubera iki? Kamvuga urugero rw'uburwayi. Indwara iragushegesha, mubiri wawe ukakumunga,
iyo ufite kwizera kuzima uravuga uti Yesu nagaruka nzagira umubiri muzima, ugakomera. Sibyo se? Iyo utagira ibyiringiro urahuhuka, ushobora gucuruza ugahomba ugakena. Nubwo nkennye Yesu nazo nzaba igikomangoma. Sibyo se? Ikibazo cyose muri Yesu utera vi. Ariko ufite ubukristo burwaye bw'ubuhirika bw'ubunyedini butari muri Yesu neza, stress iraguhonda, iragusya, ikakurangiza. Ariko ufite kwizera ibi ngibi bya hano biriho, ariko hirya y'ubuzima hari iki? Hari ubundi, ugakomera. Nta mpamvu yo kubabara. Ikindi kandi no mu buzima tubayeho, mu gitabo cyitwa Uruhu rwa Kristo harimo amagambo ngo ubuzima buba uko tubugize. Ibyo bintu bisomye mu bitabo byinshi, ngo imibereho umuntu afite ayigiramo uruhare. Ayigiramo uruhare. Ntabwo mwize ikintu cyitwa amahitamo. Mwarabyize ntabwo mwabyize. Uhisemo kuba mu ruhande rwiza, Yesu yaguha imbaraga. Nicyo abakristo baruta abandi. Dufite inzira n'irembo. Hari indirimbo turimba ngo irembo ryugururiwe. Sibyo ra? Ngo abakene bose bagire bate. Abakristo dufite irembo tunyuramo ku buryo tugira umunezero abandi badafite. Iyo rero utawufite uba uri umuhirika, ntabwo uri umukristo nyawe. Hari abaririmbyi b'abaporoso bari indirimbo ivuga ngo gumamo muri Yesu ugira ute. Iyo urimo neza ntabwo stress guhonda, ugira umunezero no mu bibazo bikomeye kubera ko ufite irindi banga wamenye. Hari igihe utarifite irakubeta nk'abandi kagushegesha. Ikintu rero kiduhumuriza nuko muri ubu buzima turimo ibibazo ni byinshi. Hari n'isomo nasenye Yesu yavuze, babandi by'abasenga ngo Imana ibikureho. Yesu yaravuze ngo, iryo jambo riri mu ntegeko, ni imperative, yaravuze ngo mwisi mugira umubabaro. Siko handitse? Ariko muhumure nagize gute? Ariko mugira iki? Ni ngombwa mwisi mugira umubabaro, ariko muhumure nagize gute? Ngo rero kuhora urarya ufite ibibazo, horuganya, uboroga, utabaza, ufite kwizera kurwaye. Ugomba gushaka kwizera kuzima gutumushikama mu ngorane. Imana igiduha gufungura amafunguro tunezerewe. Ejo bundi narabasomeye ngo abantu bategura amafunguro ngo ni icyaha kuzana ku meza ibyo kurya bitaryoshye bidateye ipfa. Ntabwo ibyo kurya bigomba kuza biri guhumura, amaso yabireba akagira apeti kandi binaryoshye. Ngo rero niba biryoshye ugomba kubyakira neza, kuko ngo ubundi ngo iyo bazanye ibyo kurya ku meza amaso arabifotora akabibona bipfundikiye. Ngo bigize bite? N'abantu bakunda gutanga ibyo kurya birangaye kandi ngo agapfundikiye gaterekera. Noneho ngo iyo amaso abonye ibyo kurya mu bisorori biteretse, ubwonko buteguza umubiri wose ngo mwitegura agiye kuza ifunguro. Iyo nteguza rero ubwonko butanze niyo ituma umuntu agira apeti, afite ubwuzu ko yenda kurya nyine. Iyo rero bapfunduye amaso akabibona, uri ubwonko nibwo bibona mbere n'amaso n'izindi ngingo. Iyo bikunejeje amaso yabyishimiye, ibi byo kurya birakuyoboka. Ejo bakazana ibindi bisorori bakongera bagasenga, ubwonko bugateguza umubiri ko umuntu agiye gufungura. Bapfundura ubwonko ngo nibihe nka bya bindi wariye ejo nta nibyo bigarutse. Umuntu abirira inzara ariko atagenza ati. Kandi reka mbabwire abantu b'Imana, niba ari akaga kabaho munyumve neza, ni uguhora urajya ibyo kurya ubizi ko ari ibyo urarya. Kera ndi ku ishuri twaryaga kawunga n'umuceri n'ibirayi, ukabuzi ngo ubwo twariye kawunga mu gitondo nimugoroba turarya iki?
ubwo twari umuceri bura mu itono turarya iki? Ni ingorane guhora urarya ibyo kurya ubizi ko ari ibyo urarya. Ku buzima buragoye, ariko imibiri yacu igubwa neza iyo umuntu ari ibyo kurya abishaka kandi akabirya yishimye. Muri Yesu rero hari ibisubizo. Ibyo ari byo byose uriye gerageza uhinduranye uko bishoboka kose. Mana idufashe kubyumva neza mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye ko waturemeye ibyo kudutunga, natwe uraturema kugira ngo bitubesheho. Iyo dufite ibibazo, turemerewe, dufite agahinda n'umubabaro n'ubwoba n'igihunga, ibyo kurya turya ntacyo bitumarira. Dufite Yesu waduhaye udukiza ibyo, uduhe kumwizera by'ukuri, kugira ngo igihe tugeze imbere y'amafunguro ciye tumwiringira, atume dufungure tumwishimiye. Tugiye kwiga ijambo ryawe, Mwuka w'Imana akomeza kuridufashisha mu izina rya Yesu. Muri umugoroba tugiye kwiga icisho kivuga ngo umutungo uhenze, umutungo wimukanwa uhenze ariko wimukanwa witwa imbabazi. Ni umutungo uhenze kandi wimukanwa witwa imbabazi. Muri umugoroba tugiye kureba ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Kambaza ikibazo cy'amatsiko. Ari ugusaba imbabazi no gutanga imbabazi, igikomeye ni iki? Ariko mujye muransubiza tuganire. Ari ugusaba imbabazi no gutanga imbabazi, igikomeye ni iki? Ngo no tuzabyiga. Abahanga baravuze ngo umuntu usaba imbabazi aba ari intwari, ari gutanga imbabazi ni intwarane. Kimwe mu bintu abantu bazi cyoroshe no gutanga imbabazi, kandi icyo gikomeye. Ejo nzababwira ibimenyetso 7 byerekana ko umuntu wamuhaye imbabazi kandi utarazimuhaye. Uyu munsi tugiye kwiga gusaba imbabazi, ejo tuziga gutanga imbabazi. Siko abantu bihenda. Niba hari ikintu kigora, ni ukwibwira ngo waramubabariye kandi ntazo. Ejo tuzabisuzuma buri wese arebe niba koko yarazimuhaye. No gusaba imbabazi ntibyoroshye, ariko kuzitanga biragora. Katurebere ibintu byitwa gusaba imbabazi. Umuntu yaguye mu ikosa. Kadubanze dusome igitekerezo kiboneka mu itangiriro. Tugiye kureba umuntu wasabye imbabazi neza, none ndasoresha izi ngingo 5 cyangwa nazo tuye tuzihabwa. Igitekerezo cy'umuntu wakoze icyaha ariko asaba imbabazi neza mu itangiriro. Igice ni icya 32. Ndahera ku murongo wa 7. Ni igihe Yakobo yari yarariganije umugisha wa mukuru we Esawu. Rero icyaha cyose kigira ingaruka. Uyu mwana yariganije umugisha wa mukuru we Esawu, rwa rugo rwaratewe kare. Bari ababyeyi babiri, Isaka na Rebeka, babyara abana babiri. Urugo rwari ruri mu kago ko abana babiri bari abagabanye. Umwe afata undi, umwe afata umwe n'undi afata undi. Rwari ruri mu bibazo kandi muri iyi minsi birahari. Yakobo akorana na nyina, Isaka akorana na se. Ibi biratubwira ngo indangagaciro za Yakobo muri we muri kamere ye nta mutima wo kuriganya yagiraga, ariko kubera inama za nyina. Abanyarwanda baravuze ngo umuntu ananira ugira ute? Nta unanira
kubera inama za nyina amwoshya amwigisha tekinike z'uburyo arabona umugisha mu buriganya. Isaka yari yarahumye, Bibiliya iravuga ngo yamukozeho yumva ati umubiri nuwa Esawu ariko ijwi ni iryande, irya Yakobo. Umugisha arawumuha, amaze kuwumuha Esawu aje ashaka kumuhiga, Yakobo arahunga. Inawe yaranditse ngo Rebeka nawe icyo cyaha yakoze cyo koshya umwana we akabona umugisha mu buriganya. Myaka 20 Yakobo yamaze kwa nyirarume Labani. Rebeka yarinze apatongeye kumucira iryera, ntabwo yongeye kumubonaho. Imyaka 20 yose Yakobo yabaye kwa nyirarume. Mwarasomye nawe baramuriganyaga. Nta icyaha cyose kigira ingaruka, ndetse bamuriganije n'abagore. Mwasomye ko yagiye gutendera umwe bakamuha. Icyaha cyose kigira ingaruka. Igihe kiragera rero itangazo rimugeraho ko agomba gutaha. Nibyo tugiye gusoma. Nyuma y'imyaka ntabwo icyaha gisaza. Nyuma y'imyaka 20 ijwi rimubwira ko agomba gutaha. Biratabwira ngo maze Esawu ajya kumusanganira afite ingabo 400 zifite intwaro. Rero ku murongo wa 7 izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari ziramubwira ziti twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Baje kuririmba, baje muri korale, baje gukina buri abantu 400. Yakobo aratinya cyane, ahagarika umutima. Abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe 2. Ati Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. Afite ubwoba. Kandi Yakobo arambaza ati mwumve uyu mugabo afite impano zo gusaba imbabazi. Turajya turareba utugingo Yakobo yakoze kandi tumuhesha imbabazi, azi gusaba imbabazi. Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani yimfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe 2. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza kanyicana n'abana na ba nyina. Afite ubwoba, arabufite, ariko abanje gusenga. Unkize mwene data Esawu, ari kumwita mwene se. Nawe warambwiye uti sinzabara kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Arimo arasenga yibutse Imana ibyo yamusezeraniye. Aharara iryo joro yenda, mwumve, bwa mbere arasenze wenyine. Igitekerezo mu cyumve neza, ni uburyo umuntu ashobora gusaba imbabazi akazihabwa. Aharara iryo joro amaze gusenga yenda ku byo yari afite ngo abihe Esawu mwene seho impano, ngo amuheho ikira ihene z'abagaze 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagaze 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicyanda yazo yonkaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10. Ariko umugabo yarakize rero, yarakize ariko yarabuze amahoro. Sibyo Pierre? Arakize ariko yabuze iki? Yarabifite. Abiha abagaragu be, umukumbi wose ukwawo arababwira ati nimunge imbere, mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati uri uwande kandi urajya he,
kandi n'ibyo ushoreye ni ibyande, maze umubwira uti ni iby'umugaragu wawe Yakobo. Ari guca bugufi, ari guca bugufi. Iyi siki umugaragu ni iby'umugaragu wawe Yakobo. Iyi mvugo mana, hari n'abantu bagongana no kuvuga yoroshe bikabagorana. Ni iby'umugaragu wawe Yakobo, ni impano hawe databuja Esawu. Ajya umugabo ari kuvuga akaze nangwa ari koroha. Ni iby'umugaragu wawe Yakobo, ni impano hawe databuja Esawu, kandi dore nawe ari nyuma yacu. Maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati, aba ariko mubwira Esawu ni mumubona. Murongo wa 21 rero urakomeye. Yasenze, yohereje abagaragu, kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari nyuma yacu, kuko yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere, maze hanyuma tubonane ahari aranyemera. Ngo ndamwuruza ikira. Iyi kamere ifitwe n'abandi. Muntu warakaje, waserereje, wahemukiye, ushobora kumwuruza impano. Imbabazi za buri zumye zitagira n'akantu. Ndamwuruza iki? Reka turebe. Mfite n'ikindi gitekerezo muri ibira cy'umugore witwa Abigayili. Harya yagiye kwa Dawidi imbokoboko. Abase yagiye imbokoboko. Hari abantu bazi guca bugufi, bakemera ibyaha, ntabyemere mu kanwa. Yabanje gusenga Imana, ayishuza amasezerano. Kabiri, yohereje impano. Ndasomye ngo kuko yari yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere, maze hanyuma tubonane ahari aranyemera. Ibi ngibi mu rugo tubikoze nta mahoro yagaruka. Nta mahoro yagaruka. Ukajya ururuza abantu impano warakaje. Nuko izo mpano zimujya imbere, ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu be. 23. Abyuka muri iryo joro, abyuka yaraye asinziriye. Buriya yaraye asinziriye. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana bo kwa 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana, abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranye, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako ya Yakobo urareguka, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubita ati sinkurekura utampaye iki? Nuwe mugisha ari gusaba? Kanube ko mwakurikiye. Uyu mugisha ari gusaba nuwe? Ntabwo ndi kumva. Yakobo ari gusaba uyu muntu sinkurekura utampaye umugisha. Nuwe mugisha ari gusaba? Wo icyaha yakoze kimaze imyaka 20. Yanze kurekura ukuboko kwa marayika atakimubabare ngo akimukureho. Mbere yuko usanga umuntu ugomba kubanza gusanga Imana. Twabyize ni mugoroba. Sinkurekura utampaye iki? Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera y'umugisha. Haleluya. Amukuraho icyaha cye. Yari yabonana na Esawu. Yabanje kujya imbere y'Imana kugira ngo ibanze mubabare icyaha yakoze mbere yo gusaba mukuru we imbabazi. Twebwe rari igihe dusanga abantu ngo batubabarire Imana tutarayisanga. Yakobo yitaho hantu Penuweli ati ndebeshe Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa kirenga Penuweli, acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. 33 murongo wa mbere.
Yakobo yubura amaso amaze gukora iki? Amaze guhabwa imbabazi z'Imana. Imana imaze kumukuraho icyaha cy'uburiganya, yamubabariye. Yubura amaso, arebye abona Esawu azanye n'abantu 400. Mwumva kandi Yakobo yakoze keza ko guca bugufi. Mana, dukeneye guca bugufi muri ubuzima. Yakobo yubura amaso, arebye abona Esawu azanye n'abantu 400, agabanya abana, Ahareya abe na Rasheli abe n'inshoreke zombi abazo, ashyira imbere inshoreke n'abana bazo, akurikizaho Leya n'abana be, basezererwa na Rasheli na Yosefu. Maze ubwe abarangaza imbere, yikubita hasi kangahe? Ayo umuntu azi gusaba imbabazi ra? Uyu muntu azi gusaba imbabazi? Ibi si byaba mu rugo rwande, ndahagaze nk'igiti. Ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Hari n'iyo umuntu asaba imbabazi afite kamere itaracishwa bugufi. Nigeze guhemukira umugore wanjye, nuko nababwira ngo mbabarira, aricecekera. Rwose ni kugusaba imbabazi, aricecekera. Wa muntu we wakwihangana ukampa imbabazi, aricecekera. Ndabwira nti zireke. Hari ubwo nari mfite umutima umenetse, genda guhenda hendeye. Ubwo nari meze nka Yakobo kada. Hari igihe umuntu asaba imbabazi adafite umutima umenetse. Yakobo abarangaza imbere, yikubita hasi 7, arinda agera aho yegereye mwene se. Mbega ikimenyetso gikomeye. Iyi sene wayikora ku muntu bafitanye ibibazo, hari icyo Imana yakora. Bwa mbere abanje gusenya Imana, yibutsa amasezerano amusezeraniye. 2, yohereza impano ngo zigende zimwurure, sibyo ra? Zimwurure. 3, noneho akiranye na marayika w'Imana ngo icyaha yahemukiye mukuru we Imana ikimubabarira. Ubwa 4, asajya n'imbabazi mu buryo bw'umubiri bw'ibimenyetso bifatika. Mukangiye kubabwira ibintu 3 bisaba imbabazi. Murebe muri wese arareba ko abifite. Yikubita hasi 7, arinda agera aho yegereye mwene se. Esawu arirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, begemeranya amajosi, aramusoma, bombi bararira. Rero nawe tasobanukiye igitekerezo yaranditse ngo marayika w'Imana waraye arakiranya Yakobo iryo joro ngo amubabarire icyaha cye. Niwe waraye arakiranya Esawu ngo amuhe imbabazi. Ni marayika umwe. Ndaza kubigira ntabwo ariko mbivuga ubu ngubu. Imbaraga y'Imana ikoreye mu muntu uri gusaba imbabazi, nikorera mu wari kugusaba yahemukiye, maze akavayo akamubabarira. Ngo namusabye imbabazi biranga. Ntabwo byanze. Wamusabye imbabazi z'umubiri, ntabwo ari iz'umwuka. Aho kugira wari ufite ingabo 400 baje kumwica, ndasomye ngo begemeranya amazosi, aramusoma, bombi bararira. Esawu yubura amaso, abona babagore n'abana, aramaze abo muri kumwe bariya ni abahe? Aramusubiza ati abo ni abana Imana ahere umugaragu wawe ubuntu bwayo. Aracyagamika Yakobo, aracyaca bugufi. Maze za nshoreke zigira hafi, zo n'abana bazo bikubita hasi nabo. Na Leya n'abana be bigira hafi, bikubita hasi. Hakurikiraho Yosefu na Rasheli bigira hafi, bikubita hasi. Bose bafite impano yo guca. Yari yabatoje ati nimumubona mwese muca bugufi. Aramubaza ati umukumbi twahuye wose ni uwiki? Aramusubiza ati ni ukugira ngo nkugireho umugisha databuja. Mbega umugabo.
ariko uyu mugabo ntiyoroshera kugireho umugisha. Aya magambo tuyavuze mu rugo kuko ingo ntago zaba nzima Frodwa. Aya magambo abonetse mu rugo tweze urugo ntirwaba ari paradizo. Nukugira ngo nkugireho azi n'ikiboneza mvugo. Esawu aramusubiza ati ibyo mfite birahagije mwana wa data, ibyo ufite ubyiharire. Aramubabariye. Yakora amubwira ati oya ndakwinginze niba nkugireho umugisha emera impano nguhaye kuko mbonye mu maso hawe nk'uko umuntu abona mu maso h'Imana akanezerwa. Nyuma y'imyaka ingahera akanezerwa. Ndakwinginze emera impano yanjye bakuzaniye kuko Imana yambereye ubuntu kandi mfite ibinkwiriye byose. Aramugomera arabyemera. Aba nibyene nyina kandi bonse ibere rimwe. Ariko Yakobo yarazi gusaba imbabazi. Iki kintu kirakomeye cya bugufi ukoroha ugashaka n'impano n'icyo urasabiraho imbabazi. Ngiye kubabwira rero ibintu bitanu ntunganira iki gitekerezo kugira ngo umuntu wahemukiye umusaba imbabazi aziguye. Ntambwe ya mbere nukwiyumvisha mu mutima wawe, ariko ari wa mwuka wera twize ni mugoroba, imbaraga y'Imana ikakugenderera ukabanza wumva mu mutima koko wamubabaje, wamuhemukiye, wamukomerekeje. Umwuka w'Imana akabikumvisha mu mutima wawe. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ifite A na B. A ni iyi, ni ugufata umwanzuro wo kumusanga kugira ngo umusabe imbabazi. B ni ukubyihorera ugafungiramo. Intambwe ya kabiri ifite A na B. A ni ukuvuga uti namuremereye, namutesheje agaciro, namukomerekeje, namubabaje, namuhemukiye pe. Reka mfate iya mbere, musange, mutakambire, musabe imbabazi mbabarire. Gusaba imbabazi nabyo biravuna. Kera nkiri umwana nigeze gutuma mama bamukubita. We ni kubyara umwana mubi nakaga. Sinsomo rivuga ngo wabyaye ikirumba harya. Buriya Yesu yankuye ahakomeye. Yesu yankuye ahakomeye. Nari ndi mubi. Mama ajyaga arambwira ngo abazima barapfuye wowe ugenza ute? Ngo ndutwa n'abapfuye. Ajyaga arambwira ngo wapfuye uhagaze. Mwese umuntu yapfa ahagaze nabimenye nyuma. Ziko umuntu yarampamagaraga naba nenda kumwegera ngatangira gutoragura amabuye nkashira mu mufuka. Bati kuri gutora amabuye ntukiya ngo nitabare nankora nanjye nzari mukocere. Ni gutyo nari imeze. Nari ndi mu bikera. Ahanga ku kuguru mpafite inkovu ku kirenge. Ni twari twicaye mu nzu. Barumuna banje sinzi ibintu bakoze, umwe mukubita urushyi abaguye mu ziko. Mama ati ndakwihamba nushaka kunyica kugira ngo nyikira abana. Ndahaguruka ndiruka abafashe igishirira cy'intera kiranyotsa hano hari inkovu. Na nubu ndacyayifite. Bite ibishakwe by'ibyaha. Mu bintu rero byafashije iwacu nakiriye ubutumwa bagiye kubona icyumweru kirangiye. Barumuna banye nta numwe urya inkoni. Bakajya kubaza abana tumaze kubaza kera icyo bayabanza baramuroze hari. Byashoboka ko icyumweru cyarangira atadukubise. Babona icya kabiri kiraje. Uyu muhungu yagenze bite? Naho Yesu yaramfashe. Nigeze gukora icyaha gikomeye, kwihana biravuna. Bari bagiye guhinga papa na mama. Nirirwa mu rugo ndi gutwara igare mu mbuga maze bwije mfata imyeyo ndakubura.
batasha afite ariko uno mwana afite ubwenge yagize isuku yagenza ate naho igare nariciye amareyo narirangije maze nkora isuku. Muri uko gukubagana kera hari imfunguzo z'amaserire zagiraga amenya 3 muri kuzireba amenya 3 muri kuzibuka. Narakorogoshye ndakorogoshora iginyo rimwe ndarihongora. Batashe bwije mama atizana imfunguzo bari bwije nyine mu mwijima ndagenda ndazizana ndarumuhereza arakingura biranga akuyemo ati rwa rufunguzo ndaruvunya ntireka da ati ndaruvunya ati nyine ndarihongoye atunda bigenza ati ndarihongoye ryaginyo ntireka da ryahongoye ntuzuko ryahongotse koko. Papaje aramubaza ati rwa rufunguzo ndaruvunye abamuteye inshe ebyiri ari nje babiteye ndahora ndaceceka maze kwakira ubutumwa jirambwira ngo watumye nyoko bamukubita ngomba kujya kumusaba imbabazi. Nagiye ndajyayo ngicarana nawe nkamureba ibyumweru bibirangira ntarashobora kubivuga bane nimwe mubwira arahita nkubita umwuko tu icyaha kiraryana. Uziko imbaraga umuntu yakoresheje akora icyaha izo ku cyatura zikuba nyinshuri 1000 patura biravuna. Munsi umwe ndiharabuka nti uyu munsi ndabivuga ndamasha nababwira nti ndi kugusaba imbabazi zibiki musobanura ukuntu byagenze inkoni inshi bagukubise ninyuba biteye mbabarira aranyitegereza Imana ikubabarire nanga se nubwo biba bikomeye ubundi nagiraga ubwo abarampabare numva ndaruhutse. Intambwe ya kabiri rero ifite A na B nugusanga uwo muntu umwuka yakwemeje ko wamuhemukiye ukamusaba imbabazi ariko wiyoroheje ikintu cyarananiranye. B nukubyihorera ahubwo ugakora ibikorwa byiza ariko utaramusabye imbabazi. Dore ko abantu benshi bagongana bagashaka gutsindishizwa n'imirimo bagakora ibikorwa biri gusaba iki ariko kuvuga bikanga. Iyo rero ugumanye uwo mutima ugushinja ko wahemukiye umuntu kandi kumusanga umusaba imbabazi bikakunanira bivamo n'indwara nyinshi n'indwara z'umubiri. Mu kiganga indwara bita psychosomatique indwara zifitanye isano n'intekerezo. Ndi 34 ravuga ngo mbese ngo utotezwa n'ibyaha wagize gute wahishe. Iyo rero ukomeje uwo mutima ushobora kuzarwara indwara y'umubiri. Intambwe ya gatatu intambwe ya gatatu iyo ku ntambwe ya kabiri washoboye kumusanga ngo mwihane nibyo kugeza ko ntambwe ya gatatu umuntu yihana akoresheje ibintu bitatu. Ubwa mbere ijwi hari ijwi ryo gusaba imbabazi. Hano hari abarimbye baririmbye ubundi tugira amajwi ane. Ijwi risaba imbabazi ni ijwi rya ruto. Nta muntu usaba imbabazi muri tonari nanga muri soprano reka baze ni ijwi ryo kuganira. Soprano banza mbivuze nabi. Tenari ni ijwi ryo gutongana aruto ni ijwi ryo kuganira ndi kubyibagirwa. Gusa icyo ndiho usaba imbabazi akoresha ijwi rya ruto. Ubwo abarimba ruto barabiza kandi barinzere ko abarimba ruto bazi no gusaba imbabazi. Ni byose buriya gusaba imbabazi mu ijwi rituje. Kabiri amaso nayo asaba imbabazi. Uko umuntu ari kukureba ubona yanginyiriwe byereka we yahemukiye koko icyaha cyamuriye cyamubabaje. Icya gatatu intoki n'ibiganza nabyo bisaba iki imbabazi kandi n'igihimba nacyo gisaba imbabazi. Ntabwo wasaba imbabazi uhagaze gutya ngo narinye kugira ngo umbabare byavamo ahubwo ugenza ute uca bugufi.
ijwi, amaso mu maso ukusa n'intoke n'ibiganza, uwo muntu akabona koko ikosa wamukoreye ryakubabaje kuko uri gutakamba gusaba imbabazi. Ariko mbere na mbere mwibuke ko bwa mbere abanje kuva imbere yande kugira ngo guha imbaraga zo koroha. Icyakane, iyo bakubabariye kuri nimero ya 4, iyo ubabariwe wirinda kuzongera gusubira muri icyo cyaha cyatumye usaba imbabazi. Wakagira Imana uzirinde kongera gusubira muri iryo kosa, kuko imbaraga byagutwaye n'imiruho n'imvune birahagije. Kuko iyo urisubiyemo imbabazi wahawe ubuzitesheje iki? Ni intambwe ya 4. Intambwe ya 5, ugerageza komora ibisebe n'ibikomere wateje uwo muntu wahemukiye. Babyomora baterera mu buryo bwinshi butandukanye. Ni ukugerageza gusiba ko ntabwo wabikuraho, ariko niba urugerageza gutuma uwo muntu wababaje, nibura hari ibyo ukora, hari uko witwara, hari uko ugenza uwo muntu wababaje kugira ngo aho wamugejeje nibura uveyo. Nubango iyi nyifato, uyu mwuka uri kugukoreramo uri gusanga umuntu wahemukiye, niwo ugenda ugasanga uwo wahemukiye ukamukura iyo wamugejeje, akaza hino yareba uko wabaye wakubititse akakubabarira. Mwuka w'abahanuzi harandika ngo magambo anejeje cyane ngo ijuru ryose ryishimye. Bivuze nabi ngo iyo umuntu afashe umugambi wo kugenda agasanga umuntu bafitanye ikibazo ngo bagikiranure, ngo abamarayika bategura urwo ruzinduko. Magambo yaranejeje cyane ngo bategura urwo ruzinduko, ngo igihe baganira, amagambo aranditse gutyo ni kuyababwira, avuga ati mbabarana naraguhemukiye, nakubwiye nabi, naragukomerekeje, nakoze ibi n'ibi mbabarira. Ngo Yesu abafata amavuta arimo yomora ibikomere byo yahemukiye, abyomora. Ukuri kumubwira uti nagize gutya, nabigengeze nicya, nagize gutya, ndagusaba imbabazi bivanye ku mutima. Yesu ngo abayomora ibikomere mugenzi wawe wamuteye, bikagenda byomoza amavuta y'umwuka wera. Rero nawe terandika ngo iyo abantu bakiranutse bagakorana mu biganza bagasengera hamwe kuba umwe bugarutse, madamu terandika ngo abamarayika bafata inanga bakongera bagacuranga kubera ko abantu biyunze. Ikintu cyaraneje cyane, ni ikintu gituma abamarayika b'Imana bafata inanga bagacuranga ko abantu babiri bari batandukanye bongeye kugira bate. Muri umugoroba turataha niki? Dufite abantu twahemukiye, yego cyangwa oya? Barahari. Ikibazo cy'amatsiko, abo twahemukiye n'abaduhemukiye abenshi nabahe? Yisemo kwicecekera kandi ibyo arabo nahemukiye n'abampemukiye abenshi nabahe? Ntabwo ari ikibazo gikomeye, buri wese ari kwirebaho, nanjye ndi kukibaza nubwo mfashe mikoro. Arabo nahemukiye n'abampemukiye buri abenshi nabahe? Gusa icyo turatahana ni iki? Imana yo mu ijuru imfashe kugira ngo ibi bintu mbikore, ntuma abamarayika b'Imana bacuranga ku bwanjye. Iyo umubano wongeye kugaruka, ijuru ryuzura umunezero. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.